abakurambere mwese ko kaboneka mihangane nuko niko bizagenda gashimira abantu nta muganda wawe wavuga umubyeyi wawe niyo mpamvu iminsi isigaje kuvuga mama so bivuga ngo bisoze gashimira abantu bakoze ibintu bikomeye muri ibi bihe kutuba hafi kudutabara kuduhumuriza ntibyari byoroshye ndashimye umuryango wese nshimye umuryango wa Pasos hanyuma nshimye umuryango wa Jabati wa Nyakarama ndongera n'ubundi by'umwihariko nshimire umuryango w'Urushapu kaka ni mama wabo na mama kandi si mama wabo wenyine ariko yakoze ibintu bikomeye yagaragaje urukundo koko ibyo yavuze rwaba urw'umubiri ndetse n'urw'Imana muri we ndabashimiye cyane abandi bantu nshimira ni abavandimwe banjye bakoze imirimo ikomeye umwanya wose byabaye ngombwa ko duhora kugira ngo tugire icyo dukora ku bwa mama nta muntu n'umwe wigeze wituta ubu ufite umwanya yarabikoraga kandi akabikora neza ibyo ndabashimiye byimazeyo hanyuma ndongera nshimire abavandimwe ba mama ba Ndogo ba Marume njyewe cyane nibo twakoze kubana ba Marume ubuzima bwose niko nabyita abazabanyigishije ishuri ariko ubuzima busanzwe bwo kubaho nabo babanyigishije muri iki kibazo cy'umukecuru bakoze ibintu bidasanzwe bitabaho nta munsi umukecuru yasibye kuja ku bitaro muri amafaranga yabuze kandi baducaga make ntibaducaga amafaranga make ntaho byabaye kuko bari ibipimo bimwe hazira za PET scan baducaga 52 kandi afite ibipimo nka bingahe uje muri marawe kuko ikibazo yari afite ku mugongo bazawucamo ibice bine ibyo byose bakagenda bapimira ku 16 ibyo byose ntabwo byabuze zarakozwe abantu rero bashimiye koko mama yarutse amahoro nta deni nta mikono ngo hari icyo yabuze reka mu magambo nk'abiri gusa gusa ko nihanganira ko bimeze kose mama yari umunyabwenge kuko mbizi nta nama n'imwe yakubwiraga itarimo kwizera Imana itarimo urukundo mama yari umunyabwenge si nicyo cyonyine n'imibereho mu buzima busanzwe burya niba ufata iya mbere hakorwa iki yari inkingi ikomeye mu buzima bwacu ikindi kintu mama yagiraga urukundo kandi urukundo rwiwe ntirwari limite yakundaga abantu bose abamaze kurangiza nibwo najya mbona za message z'abantu ntazi cyane kiriya gihugu rero twabayemo ndetse no muri iki gihugu kumva abantu ngo bihangane umukecuru mwari umubyeyi wacu twese abo ni abantu ntarinzi akagerageza kubinabwira ariko ntabwo nari gushobora kuba nabimenya kuza muri iki gihugu mama yari umuntu gitangaje mama mama yari yarizeye kandi kwizera kwa kundi kudafite
mu kwizera nzana nuko umugore umwe twagize ikibazo turi ahantu banyuze barasenga kuko twaje guhuruka nyuma y'iminsi nk'ingahe tugeze mu rugo arabambu yari yasaze Imana iramubwira ngo uko byagenze nuko nyamubwira ngo uko udakuyeho na kamwe uko niko byagenze yari mu Minembwe Irundu natwe turi epfo mu Rurenge ahantu bita Inyakagano naho twari turi umugoroba ibyo byose ni ukugaragaza kwizera kwabaga muri we kandi abanyizera akudutoreza n'abana mu mibereho mu buzima iyo bagisha mu rugo yabaga mu gitaramo n'abana ibyo byose zarabuze rimwe bagafotora bakagira umuti ariko n'abana bafite icyo barimo biga kuko kugeza ubu ngubu ikintu bakunda cya mbere ni igisirimba icyane maze gusoreza kuri mama sinzanibuka nimba ari Yakobo aje kuraga abana biwe yagiye kugera kuri Yuda agira amagambo muvuga mama yarankundaga bitabaho nari umutima wa mama usukunda abana bose kandi aradukunda ntabatagiriye neza ntabatakoreye mama akomera umutima wiwe niyo mpamvu byabanje kungora no kubona icyo mbizo mama yageze muri kino gihugu aravuga ati mwana wanjye hari ibyo wakoze nanjye hari icyo ngomba kuzakwitura navuga mu myaka igera muri 6 sindaje ku isoko muje kugura igitanda cy'umugore muri iyo myaka 6 yagaze yicara naje kumusura bisanzwe cyangwa se nicaye mu rugo akambara muze ati iki gitanda rero uzi kugishira umudamu wawe ibyo byose n'ikindi bikoreraga kuri ko nkunda no gukunda umukazana we ikindi mama yakoze shima y'Imana nuko mama atabarutse yarabonye urujero rwinshi yarandereye abana akabacusa twari dufitanye gahunda ko hari undi agiye kuzacusa vuba ariko Imana yabonye ko bizosigara bikora abandi bantu rero bari hano nta magambo mfite nasobanura kuri mama ndabashimiye kudufata mu mugongo kutuba hafi by'umwihariko ndashimira Solange ku munota wa nyuma nibuka hari n'iposho gikurikira ibyo yarangirijeho bansumbije amaguru usanga ari uko Dr. Muswa yabwira aradusezerera tubwira ko nta gishobotse kindi tutazi iminsi azamara waba ukwezi cyaba icyumweru waba umwaka tukigaragara no ku minsi ye yarangiye kuko turi mu dogiteri turabihisha tuhisha mama ariko nawe yarimo abiduhisha kuko yarabizi yambwiye ijambo rimwe gusa ati ibi ngibi birashoboka ko cyaba ari igihe cyanje cyane ndamwitoye mama sozo umugisha kwizera none ko yakubwiye he kwizera ndagufite ati kumusubire kwizera ndabizi kuzakira muri iyo minsi yose nasabaga Solange gutaha akanga ntimurehererwaga nta munsi naharaye none musaba umuntu yataye ntataje kuruhuka ngo bari kumwe n'umudogo bakahindirwa bakanarara bakongera bakirirwa bakaharara ndagushimiye twabuze nyuma ariko turi kumwe icyo washoboza cyose mama nzakigukorera kuko muri mama afite sigaranye kuri isi nawe urimo murakoze isashimwe mbere yuko mvuga genda saba ndasaba abavandimwe banjye basigaye bicaye bahaguruke na papa ndetse na mama mdogo bari guhaguruka nanjye ndashima Imana yuko mwatwitabye uyu munsi byari bigoye hari ibiryo byinshi ariko ndabashimiye ko mwatwitabye Imana ibahe umugisha ikindi shimire nanje abavandimwe banje babivuze cyane nje sinza kubitindaho babanye na mama harabanye na mu byo
bw'amafaranga, abandi batanze umwanya wabo kugira ngo bamugwaze hariya. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abamama babaye mu gikoni, ni benshi sinobavuga, ariko ndashimira bamwe na bamwe. Ndashimira Shanga Kitengera, sinzi abana be, nimshika mugwa neza arambabarira. Ndashimira Shanga Nyamwiza, ndashimira kaka, ndashimira abamama hano muri Harvest barimo mama Mashuti. Abo navuga mumbabarire, mwari benshi cyane, mwaritanze, nukuri Imana ibahe umugisha. Ndashimira abantu bakitengera, kubera kuri mu papa njye simuzi, ariko kuva ku munsi wa mbere yaradusuye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira korali yaje, hari undi munsi waje mu rugo, baratarama, bararirimba, ndetse na mama arabaririmbira uwo munsi. Ndabashimiye ko mwaje wa munsi. Hanyuma ndashimira abanyakarama mwese mwadutabaye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abamama Mdogo, abamureba, yagiye aza inshuro nyinshi aza kureba mama avuye mu Rwanda, byari bigoye ariko Imana yaramushoboje araza, ndetse na mama Mdogo kuva i Bugande. Ejo bundi mama gwaye niwe mugwaje, Imana ishimwe yuko yabahaye izo mbaraga ndetse mukanagwaza mukuru wanyu. Ndashimira Muyomba bamuvuze, yakoze ibintu byinshi kuva kera si ubwa none. Ngiye nje kwiga kaminuza niwe wantangije kugeza kuri uyu munsi akitureba, nuko Imana ibahe umugisha. Ndashimira Muyomba papa Muhasha, akiba hano igihe mama yari yagwaye yarampamagaye arambwira ngo mama wawe yagwaye kanseri, none mukomere. Ndamushimiye, yaradukomeje, yari umubyeyi akiba hano, yadufashe mu manza nyinshi. Turamushimira, Imana ibahe umugisha. Ahari ndakeka ari buze kunyumva, ndetse n'abandi bavandimwe be bose. Abushimira ni benshi, ariko abo ntavuga muze kwihangana. Ndashimira rero, ndashimira papa ko atigeze yinuba mama yagwaye igihe kinini, ariko yaramugwaje, tigeze amwinubira, amwereka urukundo. Turamushimiye kuri iyo gift nziza yahaye mama, Imana izamuhe umugisha nawe. Mama rero je sinzi ko nabandi ibintu byinshi byo kumuvugaho siko bidahari, ariko mama ndamushimiye. Mama yari inshuti, yari umubyeyi, yari nk'umuvandimwe ku giti cyanje. Je nibagize umbikira n'amafaranga yo nabaga nyafite, akambwira ngo zara amafaranga nkaye nyakubikire, kandi akayabika neza, igihe nyakeneye akayampa. Mama ndamushimiye. Mama ndamushimiye, yambitse abantu benshi. Hari igihe yigeze kugwara araremba, noneho ampa igitenge arambwira ngo gishira Nyamunyoro ngo azagihe aramushushanya umugore se nari muzi. Naje ndagenda ndamushushanya uko yamubwiye, ariko baje kumumenya ndagira ngo igitenge cyamugezeho. Yambitse abantu benshi, aha barabizi, yakoze imirimo myiza. Ndamushimiye mama, yari umukristo, twigisha gusenga, twigisha urukundo. Yageza niyo haba ikintu ntiyakwereka ko uyu muntu ari mubi, yageza kubwira ati uyu ni satani siwe, kugira ngo utazagira urwango n'umuntu. Ndamushimira mama ko yatwigishije urukundo, ukunda abantu, Imana imuhe umugisha. Shimye mama kandi ko yatureze twara abana benshi. Ndagira ngo uyu mukuru wanje azavuga ngo nje sinzi mama, kandi nije umuzi. Tuba mu Rwanda nije ari mukuru, nije twahabanye ubuzima butaraba bwiza cyane, ariko mama aratureze. Mama yari umukozi, yarazi gukora, yagize acuruza, araturera, aradukuza twari benshi. Niyo nagajaga ku ishuri nje nizo mba mu kigo, arija depoche kenshi niwe wayimpaga. Mama ndamushimiye, nubwo atanyumva ariko ndamushimiye. Nubundi narabimubwiye, namushimiye n'ikindi gihe kiriho, nge naramushimiye. Rero mama sinabona izo muvugaho ni byinshi,
kandi kubera gucunguza uburyo umwete reka ndeke n'abandi bavandimwe bavuge ariko Imana izamperezo nk'ijya mama. Murakoze. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kubw'uyu munsi mwiza wa mama. Ntabwo byoroshye ariko turakomeye. Namuvugaho byinshi. Mama ari umuntu mwiza uzi urukundo n'impuhwe nyinshi. Njye nabuze inshuti magara ariko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo mu bihe byose duhore dushima. Reka nsabe bansomere hano iri jambo nasomye, ndavuga niba mu mwanya wo kurivuga nzarivuga. Bansomere mu Filipi 3:20 kugeza kuri 21. Filipi igice cya 3 umurongo wa 20 n'uwa 21 haravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Amen. Ijambo ryarankomeje cyane kubera ko umubyeyi wanjye yamenye Imana n'ubu mutureba nta kimwaro dufite cyo kumuhamya kuko ibikorwa bye birabigaragaza. Mu burwayi bwe namubaye hafi nk'uko narishoboye. Ninjye kenshi twajyanaga kwa muganga n'uriya mukuru wanjye wundi ariko nta munsi yigeze acika intege, yarakomeye. Natwe aradukomeza kugira ngo tudacika intege cyane. Rero ndamushimiye ku mutima we mwiza wo kuturemamo icyizere, wo kudukomeza no kuduhumuriza. Imana imuhe. Ndamushimira ko atinuye umubiri bitewe n'uburibwe yagize, yarariwe cyane ariko nta munsi yitatambiye Imana. Byagezeho nkajya mwita ngo mushiki wa Lazaro. Kubera ukuntu yariwe n'umubiri. Ndashima Imana rero ko yamuruhuye, ubu nta buribwe afite nta n'umubabaro. Imana yagize neza, nubwo tubabaye twagira irungu ryo kumukumbura ariko dufite ibyiringiro byo kuzamubona. Rero mu gusoza ndashimira abantu mwatwitabye, abaje mu rugo mwagize neza. Imana ibahe umugisha, ababwirije bose Imana ibahe umugisha. Ndashimira papa wadufashije kurwaza mama, Imana imuhe umugisha. Ndashimira abavandimwe banjye barakoze pe nta deni, Imana ibahe umugisha. Mu gusoza mama tumwifurije umuzuko wera. Murakoze. Yesu ashimwe. Dushimye Imana yadufashije tukaba turi hano twese. Turanabashimiye mwese mwatwitabye, Imana ibahe umugisha. Ni benshi bagize ibyago birabyara na byinshi ariko kuba mwabanye natwe turabashimiye. Jewe ndi umwuzukuru we, ariko ahanini ntabwo ndi nk'umwuzukuru
ndi nk'umukobwa we kuko nabanye nawe ndi mutoya mfite nk'imyaka 5 turakurana twese n'abasoranje si kugeza ubu ntabwo nzi kubavuga ngo mamdo kuko nakuze nzi ko ndi muri umuna wabo tamushimiye hari ibyo twosiga ariko kurenza ntitworenza tukubona kabya nk'abana b'abantu ariko twihanganire mama bishop yavuze ngo kubw'umubiri turababaye ariko kubwo kwizera turakomeye kuko kaka we yagiye turahazi ni heza nakaza ngiye mbwira mama na papa nkabwira ngo no kwizera dufite ko kungana kose niho dutoje Imana tukamenya ku myaka 10 ngo turajye kwiriza turasenga tukamenya ko ubuzima ari ugusenga kubera kaka Imana mu mugisha ndabyibuka igihe mama yavaga muri Kongaza ngiye niho nabaga noneho baravuga ngo tugomba nyine kwimuka tukabana na mama n'abandi bavandimwe bose ngenda byanga ndavuga ntago ndi buhavi ndahasigara mama yaraje ntago mu mwaka wose haba muri vacances nkajya gusura mu rugo nkagaruka n'undi mwaka ukurikiyeho barambwira nabaye nabi bagomba kunshakira ishuri aho mu rugo babaga tukabana byarambabaje tangije ngenda ndiriza iminsi 3 ndavuga Mana ntago nshaka kugumana nshaka gusanga bakaka ndavuga ishuri rizabure ako gace twaturimo Imana nukurera bikoze papa aho yikojeje hose akambwira ngo uyu mwaka wuzuye nsubirayo ntago yandeze nk'umuzukuru yandeze nk'umwana wiwe umwana wiwe muri Soranje muri mama murebe namwe amazonga na gutya muri iki gihugu ukuntu atari manini ariko buri vacances yose fatanga barumuna banjye gafata abasaza banjye tukamara y'icumweru nitwigeze tumara vacances mu rugo iwacu no kwa kaka ni nk'iminota 2 ndamushimiye ko yatureze akaturera neza ndetse n'abavandimwe bose yakoze ibikomeje we aho na mama nawe atarabikora yaratwambitse biteye ubwoba yaratugaburiye yakoze byinshi hamwe ko turibwira ngo none twamubona ariko Imana yaramutwaye shimye Imana ko yabakomeje abavandimwe abana be bose nshimiye Solange uri hano uko mumubona ni muto ariko ateye ubwoba mu mirimo abantu bose bagendaga kwa muganga bakavuga taha basi uzagaruke ejo kavuga hoya ndamushimiye suko ari bamugwaje wenyine ariko nuko ari wahabaye cyane ndabashimiye bose ndetse n'abandi batari hano n'abari hano Imana ibamugisha kaka tumwifurije umuze kwabera murakoze abandi magenda murambabarira iyo umuntu ari hano ibintu bateguye kenshi uzubyibagirwa ariko hari abantu nari navuze ko nshimira hanyuma bincaho umuntu wa mbere nshimira ni Shanga kuri aba atuye muri Kongo hari urugenzi rurerure cyane yaragiye nako yaraje kumusura asubirayo ashimira bakibingira bose twarabanye muri ibyo bintu byose aho twageza tuja twarabanye twarabatumye kandi babaye abana beza Imana ibaho umugisha kubyo mwakoze murakoze cyane barakoze cyane abamaze kuvuga kandi mukomeze mwihangane hari nyirabukwe utuye muri Australia babanye cyane kandi banavukana kwa Gasinzira bitashobotse ko aza kumwerekeza yohereje audio reka nsabe abari ku koranabuhanga hari abayidushijeho niza kuba ndende ndayikata kugira ngo dusoze amasaha yagiye nga
uyu mwanya mfashe no kugira ngo mvuge umwirondoro wa mwene data ari na Nyajambo. Ari na Nyajambo twabanye mu Rwanda, nari nsanzwe muzi, duhura ari umudamu, duhura kandi nyine no mu miryango tuvukana, ariko kubana neza twabanye turi mu Rwanda. Kuva byaye umwana we w'umuherezi Mutsinzi twari kumwe. Rero ndagira ngo mvuge ubuzima bwiwe bw'uburyo twabanyemo busanzwe, imirimo namubonanye. Arena yaranzwe n'urukundo. Arena yaranzwe n'urukundo rutavangura ku muntu wese, ku mukuru, ku mudamu mugenzi we, ku muntu w'umugabo, ku bana bose, batari kuvuga ngo n'abana biwe gusa. Yakundaga umuntu wese. Icyo kintu narakimubonanye. Nyine nabonanye mwene data yakoreye urugo rwiwe, abana biwe, urugo rwiwe ararwubaka neza. Iminsi twabanye muri kiriya gihugu twari turimo, kuri ubushobozi ntibwari bwinshi cyane, ariko yaragerageje kwitanga kugira ngo abana be babeho neza, ku buryo yafatikanyije n'umugabo wiwe urugo. Ni ukuri ubona ubushobozi ari bukeya, ariko barubaka, mbona bahagaritse inzu. Ikindi ndetse nkabona barubaka bagashiraho n'izindi nzu zo hanze zo gucumbikamo abantu, kandi mu buryo ubona ubushobozi ari buke. Ariko yagiraga ubwenge, ari na yagiraga ubwenge bwiza, butari ubwenge bubi. Arena ntiyagiraga ubwenge bw'uburyarya. Iyo yakubwiraga ikintu kwabaga ari ukuri. Ari na yagiraga ubwenge bwo kubana n'abantu mu miryango yabo hafi. Arena akagira ubwenge bwo kubana n'abandi bantu bose mu muhana atuyemo, kandi akerekana urukundo cyane cyane nicyo cyamurangaga. Arena twarabanye, yari inshuti yanje magara, ku buryo n'abantu bose bari babizi, n'abana be barabizi, n'umugabo barabizi, n'abo twabanye twaragendanye cyane. Hari n'iminsi imwe twagendaga dutandukana, yaransuraga nanjye nkamusura nka mwene data. Ibyo bintu narabibonye. Ari nagiraga ubwitange bukomeye. Nabonaga hari umukecuru bari baturanye wari waramaririye abantu mu Rwanda, ari umukecuru pe, atagira umuntu wamwegera ngo agire icyo amufasha. Ari naramutora, aramwegera, abana be bakamuvomera, abana be bakaja mu nzu y'uwo mukecuru bagakubura. Ibyo narabibonye n'amaso yanje. Ari nagateka, wa mukecuru akaza akicara mu bana be akarya, uko bimeze kose, uko bingana kose, bakabisangira. Uwo mubyeyi ni ukuri yari umubyeyi w'intangarugero mu buzima busanzwe. Urumva kuko twabanye igihe kirekire cyane, rero twatandukanye agiye muri Kenya, ariko mu buzima busanzwe nari muzi neza, kandi nuko nabonaga tubanye twese, nabonaga adafitiye urukundo rwo kuvangura. Nanone ndavuga ku buzima bwiwe bwa gikristo. Arena yari umukristo ugenzereza n'ubukristo bwe. Arena ntiyigeze ahinduka ngo agire ibindi bintu yivanga nabyo. Yari umukristo wo ku mutima no ku mubiri wiwe. Arena
yagenjereje ubukirisitu bwiwe ntiyigeze abuvanga n'ikindi kintu cyose cy'uko ibihe bihaye bigenda biza n'ibihaye bigenda bigerwaho Arena ntiyigeze ahinduka. Inshuti yanjye Arena ni ukuri urukundo nakunze kuvuga ngo yari inshuti yanjye ntabwo yazaga anyita izina nanjye sinamuvugaga mu izina yazaga anyita ngo mwene data nanjye nkamwita ngo mwene data no kuri telefone akampamagara ngo mwene da nanjye nkamusubiza ngo none se mwene da nuko twari tubanye na Arena. Arena igihe kiragera ni ukuri itorero mugira icizere Arena yayoboye abadamu mu rusengero imyaka myinshi kandi iyo myaka yayoboye abadamu Arena yari intangarugero ukireba Arena yagiraga memoire itagira abandi bantu. Twari dufite korali muri iyo paruwase twagaza turirimba indirimbo rimwe hano mukarimba indirimbo rimwe Arena yicaye hari ubwa kabiri mwaja kuyiririmba mukayiririmbana akaba yarayifashe. Arena yarateye ubwoba nta wari uzi memoire yuko yari imeze. Reka mbashimire nukuri ukomeza kutwihanganira twatinze abantu bari benshi ariko byari ngombwa kuko ejo murabizi itegeko ryacu kandi aba bantu byari ngombwa ko bavuga. Reka mbabwire mu cyamake gahunda yo kuwa kane tuzashingura kuwa kane mwirimbi rya Langata. Twavuganye na ambulance izatwara abantu bazaja kuri morgue mukanya narimvuyeyo twavuze ko 6h bazaba bageze kwa passereri. Ubwo abantu bose bazi yuko bazaja kuri morgue barya bazi yo gahunda bazabe bahari nibura 6h n'igice kuko twavuganye kandi umushoferi yanyijeje ko 6h azaba hagaze hari kugira ngo tuzakoresha umwanya wacu neza tuzazaje guhura na jamu ngo tugiye dutinze duhure na jamu tuze gutindira abantu iriye. Cya kabiri izindi modokari zizahagurukira ku stage abiri atandukanye. Zimwe zizahagurukira aha Gesemani izindi zizahagurukira Nyamavila. Turasaba ko tubi azadufasha gukordona imodokari zaba ziri guhagurukira hangaha. Tugasaba Rwinikiza ko azadufasha gukordona imodokari zaba ziri guhagurukira Nyamavila. Hanyuma na icyo yaranyibukije kiri hano naze kubahagurutsa hamwe n'abandi nibo bagiye kuza kudusorera. Hanyuma narimvuze ko imodokari zahagurukira kuri izo stage abo bagabo babiri tuvuze nibo bazadufasha gukordone imodokari zahagurukira aho ngaho. Narimvuze ngo mukomeze mutwihanganire amasaha ko ndabibona kandi habese bari batubwiye ko bafite inama nyuma. Ubu tugeze saa 11:35 tugiye guha abandi bantu babiri bo kwa badata bukwe bavuge mu mwanya mutoya nabo bo simbahagarara iruhande nka kuriya nari mumpagarara iruhande baraza kugerageza kubikora mu buryo bwihuse. Papa Nene na Nyanzaninka nazi baza gukoresha umwanya neza. Hanyuma gahunda nuko nguko niko tubivuze kandi tuzabane muri benshi. Murakoze reka tubahe umwanya. Nasaba Domitira nawe yuko waza hano imbere. Abasinzira bari hano
wenda mwashaka mwakwicara aho ngaho kuko kugira ngo ducunguze uburyo umwete reka tuvuge twebwe turi hano numva bitabangamye mu by'ukuri arena turimo tuvuga uyu munsi ntitumuzi cyane kubarusha ndibuka yashatswe ari umwana mutoya murabizi abakobwa iyo bavuye iwabo kugaruka iwabo kajya kaba gakeya ngira ngo yari afite nk'imyaka 16 nimba ntibeshe ni nkaho ngaho nibwo yavuye mu rugo urumva umwana ufite imyaka 16 aba akiri mutoya naho yaragiye niyo yaragiye kubaka ariko yaragiye akiri umwana nkatwe twari tumutunze nk'umwana wacu mushiki wacu yari ataragira ikintu wamushima cyangwa wamugaya kuko yari akiri umwana ariko muri ubwo bwana b'abakobwa nabyo mu cyaro twari tuba haba indikatere igaragaza uyu mwana azavamo umuntu muzima twabaye mu muhanda umwe turi kumwe na ba data wacu ari kumwe n'abakuru be n'abarumuna biwe ikintu carangaga urukundo twese twari aho ngaho dukundanye nk'abavandimwe icyo bareberagaho umukobwa kari muzima ngira ngo kwari kunyura kuri haba kuri nyina wabo cyangwa umukuru we arimo ahura akamukubitiramo ni nk'icyo kintu cyonyine urukundo bwabarangaga barumuna be n'abakuru be ko twari tuvukana ntiyonyuze kuri mugenzi wiwe ariko karimo ngo areke kumukubitiramo noneho ngo buce baza kumusaba abanyakarama baza kumusaba ari umukobwa mutoya ariko ngo kera yamenye kuvuga igifaransa yafataga mu buryo budasanzwe buce baje kumusaba noneho abantu bakabaza se abo baje kumusaba ni bande ati n'abanyakarama hakaba hari umugabo urumva abakobwa bagendaga ni naco gutuma bagendaga barira cyane bagendaga iyo batazi yajya kuva mu rugo akarira cyane yari umukristo yakoze ubukwe turamucura ariko noneho baje kumubaza baravuga ngo se ni bande niko twaza twumva ababyeyi bavuga ngo ni mu banyakarama noneho tukaba twari duturanye n'undi mugabo w'umunyakarama iwe yari yarahindutse nk'umusinzira ngo ni Pirimo akaba yari umugabo uzi gucuranga noneho nimba yagaza kumbura iwabo agacuranga indirimbo imwe ngira ngo yari nk'iy'imbarato bavugaga ngo abanyakarama bagira imana ntabayumvise n'ibyo noneho muri twebwe twari abana turahumurika ati uko biri kose arena ngo agiye mu banyakarama kandi ngo bagira imana iyo mana yari itarakwira hose yari nk'imana y'abanyakarama bihariye noneho ibyo ndabivugaga ibyo natekerezaga tukiri abana agenda mu banyakarama bagira imana iyo mana noneho yaje gukwira ikwira no mu bandi ariko icyo gihe ntibagiraga n'abapasiteri gitangaje ariko bakagira imana noneho wanasifiwe arena aragenda ajya mu banyakarama mu by'ukuri ibyo mbivugiye iki irya mana y'abanyakarama yagezeyo iragaragara imana aharanga hari imana ikiharanga niki ni amahoro ni ibyishimo ni umudendezo yagize urugo rwiza rw'intangarugero nta jambo na rimwe hari mu mahoro umwana wiwe w'imfura ndibuka yaje kumutinyukana n'ingabo ngira ngo bari imfura baradukundaga uzi ko bamugemurira kuva amata y'urundu bakayamuzanira ku rumundu aho twari dutuye bari imfura n'imfura kandi
babanye neza na Arena. Uyu munsi turi ku munsi wa nyuma wo guhamya Arena. Mwamuhamije kuko twebwe twamuherutse muri ico gice gitoya c'imyaka 10 n'ingahe akiri umwana, nta n'ibyinshi twavugaho. Ariko ikintu kimwe no kwihangana twese twavuga. Asize abana, turi kumwe n'abarumuna biwe hano, bana bacu. Arena yari imfura kwa data, yari mutoto mupendwa, yari umwana wo ku mutima wa se. Mu by'ukuri Arena agiye vuba, arakenyutse niko navuga, kuko afite se na nyina bagikomeye. Mu yari amasengesho yacu twasengaga Imana ati muzeyi se ntakongere kugenda mbere y'undi mwana wiwe. Ariko Imana ni nyamaboko, niko yabonye ikabijyanye Arena mbere y'ababyeyi biwe. Mubasabire kandi mubihanganishe, muzi urukundo rw'umubyeyi ku mwana wiwe. Uko mubona Arena ngo yarakecuye, iriya myaka yarayagezemo, ariko ise na nyina bo siko bamubona nk'umwana warayavutse, baguye mu nzu. Abana yasize, bana bacu, muzakomeze mukunde kwa bamuyomba wanyu. Mujya mumenya ko ni 50 kuri 50. Ikizaba babaza mushaka kurira mwakumbuye mama wanyu, kuko umuntu ntabuza wibagirwa nyina. Dore mufite ba mama wanyu, barumuna banyoko, muza mubabwira, bababwire ngo mpore, bababwire ngo mwihangane, kuko nta kindi bababwira usibye kubahoza no kubabwira ngo mpore, no kubabwira ngo mwihangane, no kubabwira ngo mukomere. Naho uwagiye yaragiye kandi azagaruka, nitwe tuzamusangayo. Nuko ngaba ba mama mudogo, ngaba barumuna banyu, ba mama wanyu aracahari. Natwe nimuzaza muza mutugana, mu by'ukuri tuzaza duhumurika, tuvuge ngo twonge tubona Arena, tubabonye mwaje mutugana. Timukagenda amatambi bana bacu, timukatwibagirwa. Niho natwe tuzahora tuzirikana mushiki wacu, imfura yo kwa data, mutoto mupendwa, wakundwaga na se, imfura yiwe kuruta abandi bose. Amaze kurwara twaramusuye kenshi hariya. Umunsi umwe bwa nyuma arambwira ati ngewe atuze inzozi naraye ndose. Naraye ndose haje imodoka, baje kuntwara n'imodoka, kandi nta wundi nayibwiye. Ati ndavuga ati oya, yumva ijwi ryanjye, ndavuga ati oya nimubanze mureke imodoka, nibanze mugarure ngo dusenge, ngo musengere. Twagendaga kumusengera uko bishoboye. N'umunsi wa nyuma hariya muri Texas twagiye, yari amaze kugera kure, turamusengera, arabyuka turaganira, bunakomeye, turasenga ngo tumare, turaganira twibwira bose amakuru, aratubwira ati ntacyo nzaba, mumara araryama. N'iryo jambo ryiwe naherutse. Bene data mukomere, kandi twakomeye. Arena araheza, araruhutse. Namwe bene data mukomere, nitwe tuzasanga Arena n'ababyeyi n'abakristo, n'umupastori papa we afite ibyiringiro, yarikanze, ariko ubu ngubu umutima wasubiye mu gitereko. Sinzi nimba
na mushiki wanjye Arena hari icyo yavuga Sifa cyangwa Nyamudura. Murakoze kandi twese twihangane. Yesu ashimwe. Turashimira Imana kuri uyu munsi, ku munsi mukuru wa Arena. Ndamuvuga mu izina kuko nubwo anduta cyane, murabona ko ngana n'abana biwe bamwe, ariko mu kuvugana kwiwe twavugana nk'abantu bangana kandi anduta. Mbere ndashimira abantu bose mwabashe kwitaba uno muryango, kuko mwagize neza, mwasize ibyanyu, mwasize imirimo. Imana ibaha umugisha. Kandi hano mugira gahunda zihuse cyane, ariko kandi mwitabye nyine abantu nk'uko mungana mwaretse imirimo yanyu, nanone mugomba kureka mukumva amagambo ya nyuma y'umuvandimwe uba wadukuwemo. Ndabashimira cyane mwese, Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuryango wiwe, abana be n'umutware we, kuko babashe kubana na Arena. Imana ibaha umugisha. Abana ba Arena n'abana yari yaratoje, yegeza bitubwira cyane, akatubwira ukuntu babaye mu buzima, ariko abana be batokwifuza ikintu ngo bagende kubishaka mu nzira zidakwiriye. Izo nizo nyigisho yegeza atubwira. Aratubwira ngo abana banje narabatoje kandi baranyumviye. Arena yari pasiteri wacu, twagiranye ibihe bitandukanye, turi mu bihugu bitandukanye n'abandi bakuru banje, tugasengana mu buryo bukomeye. Yari yaramenye Imana mu rundi rwego rukomeye. Yigaze kutubwira ngo akiba muri Kongo, umuntu yaraje aramubwira ngo gusakuza mu rusengero ngo ni nk'umuntu uhambiriye ku ipoto y'amashanyarazi, kandi aravuga ngo ntiyaraza amashanyarazi n'ipoto y'amashanyarazi icyo ari cyo, ariko aravuga ngo bene da nimuzaza mugera mu rusengero tumukaza musakuza, icyo muba mwagiye gushaka muza mureka mukibone, mubone kuvuga mugeze hanze. Yatwigisha amagambo menshi akomeye. Yari umuhanuzi nk'uko babivuze. Nigeze nkunda kumucokoza nkamubwira ngo ese wa muntu yavuze gute, akambwira ngo noneho yantungiye itoroshi ngo y'ibintu bitandukanye, akabimbwira byinshi. Twegeza tukaganira isaha n'igice kuri telefone. Hari umunsi twaganiye turi kumwe na Nyangira umwami nawe kuri telefone, ndamubwira ngo je ko ndabona ugeze mu minsi ya nyuma, tugahisha abana bawe kugiye kugenda, ahubwo uzobabwire kandi ubahe umugisha, kuko abana barakugwajije bakwitaho. Arambwira ngo yewe ngo nukuri ngo narawubahaye ngo kandi Imana izabagirira neza. Mubwira ibintu nari namuroteye. Arambwira ngo ndamubwira ngo nzoza kukureba, kuko kuva wagwara twagusengeye kenshi, ariko nta kintu na kimwe nari narabonye mu bujanye n'ubugwayi bwawe. Ndamubwira ngo nabonye twambaye umwenda umwe, haruguru ari nje, hepfo ari wowe. Arambwira ngo ni umurimo tuzakorana, ariko ndamubwira ngo nabibonye ari mu giterane cy'abantu benshi. Arambwira ngo nukuri ngo nzisobanura. Ndamubwira ngo ya hari icyo uhashaka kundemama, ariko ndabizi neza ko igihe cyawe cyageze. Niyo mpamvu nahise mfata gahunda yo kuza kumureba. Ngeze mu bitaro mubonye, nubwo njyewe nahise nakira ko atakiriho. Umutware we aratubwira ngo nidusohoke hanze. Tugarutse ndamubwira ngo se wari ko wirega? Arambwira ngo yeye ngo hari akantu nari mpambwira muzehe, ngo kandi ngo nako nshaka telefone ngo mbwire ba papa ngo bahumurike. Numva ashaka kudukomeza, ariko ngo ubwire nijoro. Ndamubwira ngo ngahe mbwira wa muntu uzi gutungira itoroshi icyo yaje kukubwira. Arambwira ngo yaramubwiye ngo inzu yiwe ngo yaruzuye, ngo bayisize n'amarangi, ngo kandi iyo umuntu ari hariya bamushinguye ngo bigaragara nyine ko ariho bagushize, ngo ariko umukiranutsi ngo aba yamaze kugenda. Arambwira ngo ariko yewe ngo ndahari, ngo ntimugire ikibazo. Twavuganye amagambo menshi atandukanye, tuganira ibintu byo mu minsi ya nyuma, niko
nabibonaga ariko ntashake kunca intege, ariko yari umuntu mwiza cyane, yakunze Imana, akunda n'abantu. Arambwira mu gitondo cyo kuwa gatatu hari ahantu nari ngiye gusura, nafite gahunda yo gusubirayo. Arambwira ngo ndose, ngo ndi kumwe n'abagore bane bo mu ruhango, avuga amazina yabo, ijwi ryo ryari hasi nabashije kuyumva. Arambwira ngo ndose, ngo twasaze, ngo turi mu munezero, ngo w'igitangaza, ngo uwo munezero ngo sindawubona, ngo nama numva ngo meze nka kujya ku rupapuro. Noneho ndamusezera ndagenda. Arambwira ngo ariko ndababaye, ngo ugiye gusubirayo, ngo ntageze mu rugo, ngo nimara gushika mu rugo ngo ikintu cyose wifuza gutwara ngo ugitware. Ndagaruka, hari aho naraye, ndara mu rugo iwiwe, ansanga mu rugo. Arambwira ngo ninze hano, nako naje inshuro 3 mu cumba, ngo icara aha ngaha. Akambwira ngo toriki, nkavuga ngo yasimba itwara ndabifite. Arambwira ngo yewe ngo bitore. Hari amazina yagendaga anyita yo mu bwana, ubwo yarahaye anyita. Sinovuga imirimo ye ngo nyimare. Yarambwiye ngo abantu bose bamufashije, ngo amafaranga abasaza be bamuhaye ngo yarayateranyije, ngo arayazi yose, ngo n'agaceri arakazi. Ni ukuvuga ngo basaza be gaza bita ngo ni ba data. Titwomuvuga ngo tumumara aya masaha, ariko yari umuntu ukomeye cyane mu muryango iwacu, kandi namenye neza ko umuntu agira ideni. Ntabwo wenda yari kugenda kera, kuko yigeze kumbwira ngo hari umuntu waje kumujana, ngo aramubwira ngo narinde, ngo Mutsinzi aracari mutoya, ngo abanza kure, ngo amubwira n'ikindi kintu kimwe cyo mu rugo ngo ntagenda. Ni ukuvuga ngo yari afite kugenda icyo gihe, ariko hari ibintu byinshi yagiye atunganya, n'abo bantu yagiye abatubwira Imana yamubwiye gufasha batandukanye. Rero ndihanganisha umuryango wa papa, basaza bacu ndabashimira, n'abantu beza, n'abantu b'indashikirwa, bagira umutima mwiza, turabakunda, bakoze byinshi. Baramukazi bacu bari bakunda Arena ku rwego rukomeye, barampamagaye ku matelefone bararira cyane amarira menshi. Papa na mama narabahamagaye mvuye hano muri Kenya, ndababwira ngo mukomere, n'abana b'impinja bari mu gupfa bagasiga abana 2-3, kanswe Arena usize umuryango ungana kuri. Barambwira ngo turakomeye, kuba yaruhutse yarababaye, tuguwe neza. Rero ndashimira umuryango wa papa, ndashimira bakuru banje, ndashimira mama Musafiri, yari afite kuza ntibyakunda, yafashije Arena muri iyi minsi, aritanga mu buryo bukomeye, akatubwira ngo dushaka amafaranga uko dushoboye kugira ngo dufashe Arena tumuramire. Kubwo kuvuza umuntu no kumufasha byobasha kugarura umuntu aba yaragarutse, ariko ndabishimira kuko babikoze. Ndashimira Solange twabanye mu bitaro. Solange yakoze ibintu byiza kuri mama wiwe, numva nanje bikoze ku mutima cyane. Ni nawe nahamagaye bakimara kuvuga ko yarangije. Solange ndagushimiye. Ndashimira Bimira, yaratubwiye agwaye rya mbere, aratubwira ngo yeme umubone ibintu Bimira yankoreye, ngo sino bibasobanurira. Bimira ndagushimira cyane, uko wavuze niko bimeze. Mama wawe yagukunda cyane kandi yarabitubwiraga. Abana be barabakunda muri rusange, ariko umwana uko yitwaye ku mubyeyi niko azamukunda. Nutitwara ku mubyeyi neza cyane yo gukunda ntiyo kwanga, ariko imbuto ugaragariza umubyeyi ni gukunda gukunda. Ndabashimira abana be bose Nyamunyura, ndagushimira kuko ubwenge bwa mama wawe ndabizi ko ubugira, kandi abana uzabarera neza mufatikanyije na papa wawe. Inama zose uzobagira uko bangana ndabizi kuko bazokumvira, kuko ubwenge bwa mama wawe ndabizi ko 80% urabugira. Ndashimira n'umutware wawe mwahagararanye kugira ngo mufashe mama wanyu n'abandi bantu bose batandukanye. Na muka Bishop yaramutubwiye, yegeza duhamagara mu Rwanda akatubwira ibyo muka Bishop nawe yamubwiye, nawe ni umuhanuzi nubwo menye ibanga. Ni ukuvuga ngo baruzuzanyaga, yegeza tubwira muka Bishop yavuze gutya, ngo nawe yavuze gutya, bakuzuzanya. Rero ndagushimira ko mwabaye inshuti nziza. Ndashimira amabukwe
ni mabukwe mu banyabyinshi kandi tugahurira muri uwo muryango wo kwa mukuru wanje twarazanye turasaba dusubira nayo twaragarukanye. Mukecuru ndagushimira waritanze, Imana iguhe umugisha. Amen. Ngewe simvuga, Imana ibahe umugisha. Ngiye gukompleta ku nzozi ari natubwiye, numvise nta kwihangana kandi umutware yazivuze, ariko mureke nzisobanure neza. Hari ukuntu mwakomeje muvuga ngo yari umuhanuzi, abana be bajyaga babona tumusura kenshi. Umunsi umwe twaramusuye, arangije arankurura n'umutware, aratubwira ngo ngiye kubabwira ibanga cy'Imana yambwiye. Aratubwira ngo yabonye imodoka igiye kumutwara kandi ngo ugiye kumujyana arangata. Noneho ngo abwira umutware ngo umutware ngo ahita aranga, abuze iyo modoka kugenda, ngo arayibwira ngo nabaretse yitwara iyo modoka, bibaye baretse kuyitwara, ngo abanze amusengere. Duhita duhabwa guhera icyo gihe yo kujya twumva twamusengera. Igituma ngiye kuvuga ibi bintu, ejo Ngabo yatubwiye ijambo numva ndatinye, ndagira ngo mbemeze ko yari umuhanuzi. Kuko ku cyumweru twari twamusuye mu bitaro Texas, ku wa gatatu mu gitondo umutwara arambwira ati tubyuke tujye gusura Arena. Turagenda, tuhageze turamusengera, tumaze kumusengera arasinzira. Amaze gusinzira turanyanyomba turataha. Ku wa kane ndagira ngo nibwo bamugaruye mu rugo, ku wa gatanu nibwo yasubiye kwa muganga ahita arangiza. Igituma mvuze ibi bintu nuko amasengesho twamusengeye ku wa gatatu, Ngabo ejo yaratubwiye ngo mama we yamusezeye ku wa gatatu. Mama wanyu yagiye mu ijuru, muhumurike, yagiye abizi aho yagiye arahazi. Burya twebwe mwabonaga tuza kenshi, hari banga twari dufitanye nawe, ariko mukomere, mama wanyu yagiye mu ijuru. Barakoze cyane kandi mukomeze mwihangane, turabashimiye kwihangana. Twatinze cyane, twafashe umwanya muremure, ariko mwihanganye. Imana ibaha umugisha. Hasigaye gahunda ni kwa kundi twari tumaze kubabwira, muzaze tuzabane, duherekeze umubyeyi wacu, tuzabe mu birori bye bya nyuma turi benshi. Imana ibaha umugisha. Twabashimiye, turi guhuza umuryango umwanya, dushobora baza kuvuga, turabasaba kubahiriza gahunda yo kuwa kane. Pendo la Baba Mungu, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nanyi nyote. Amen. Mwende na amani ya Yesu.